Reka nongere ngo ikaze wowe ukurikirana iyi channel yacu ya Global Insight, cyane cyane wowe ko subscribe aho waba uherereye hose ku mpande enye z'isi, kuko uruwa agaciro mu bintu dukora bya buri munsi. Kandi nawe utarayikora mubwira ngo nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo uyikore, tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga iki? Tugiye kuvuga ku cyo twita production, education, private sector na famous. Ariko ntabwo tugiye kugenda ngo tube focus ku kantu kamwe muri aka, ahubwo ndashaka kubereka aho buri kimwe kigiye gihuriye n'ikindi. Bityo niyo mpamvu uzumva abantu bamwe abenshi bibaza ngo kubera iki wenda abastari bo muri Afrika batagenda ngo bakomere bamere nk'abo muri Amerika. Urugero, hari umustar iherutse kuza witwa Ashton Ho. Uriya muntu umubaje ngo akora iki, ntago wabona ikintu akora mu by'ukuri, ahubwo ari entertaining. Entertaining bimaze iki? Ni ukuvuga ngo nta contribution afite iri direct mu bukungu, ariko ni umukire cyane. Kubera iki? Kubera kuba ari famous. Kano kantu ugafate mu mutwe kugira ngo kirene no bigenda gute. Niba nta kintu akora kimuha ubukungu mu buryo buri direct, kuba iki agenda agakira, kuba cyagenda akawumuherwe. Nyamara uwo muntu wakora ibintu biri the same cyangwa se bimeze nk'ibye hano mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu cya Afrika, ntabone amafaranga nk'ayuriya umustar cyangwa se uri famous muri Amerika. Ni ukubera iki? Icyo kintu nicyo kintu ngira ngo tuze kurebera hamwe. Niyo mpamvu umenye impamvu abantu bari muri entertainment cyangwa se no mu bindi bintu bitafite direct impact ku bukungu bo muri Afrika cyangwa se cyane cyane hano mu Rwanda batajya batera imbere. Zumva abantu hano nujya kubona nubona umuntu ni umufamous afite akantu yaguze, ariko arakagurirwa nande n'inshuti ye y'umu diaspora. Ntago no kuvuga ngo ntago ari direct production yiwe imwe kakantu, arakagurirwa n'inshuti y'umu diaspora kugira ngo utere imbere, kugira ngo ubone kamera nziza. Uzumva abantu benshi bari gutabaza aba diaspora. Kubera iki? Tugiye gutangirira hano ku kintu twita system. System ni iki daboro? System muri production ivuze iki? Muri production system tuvugira ko duhera kuri input. Input ikaduha output, ikaduha processing. Ubwo no gufa guprocessinga ya input, yamara guprocessinga ya input, noneho tukabona output. Iyo tumaze kubona output, nibwo no kuvuga ngo turasellinga. Ariko mbere yuko tugera no kuri selling tugira warehouse. Tugira warehouse, hano harimo logistique, hano dufitemo supply chain system. No kuvuga kubera iki bino bintu byose? Reka tubanze turebe. No kuvuga ngo dufite input hano, bikazamo hano bikajya muri processing ikaduha output. Ubwo nuvana umusaruro processing, hano tukabona input. Bino bintu rero bikora gute? Kubera iki ari ingenzi hano muri ibintu byose? Ni ukuvuga iyo tumaze kubaka system ya production, ni ukuvuga ino system ya production nibwo tubona uburyo bwo gutanga akazi. Ni ukuvuga ngo niba nta production nta bukungu buhari. Uko byagenda kose, uzifotoze gute, uzakora iki, ariko nta production nta bukungu buba buhari. Production ni kirira. Ubu ni ukuvuga ngo production ni ikintu ukora from zero ukakigeza ku musaruro wa nyuma. Reka tuvuge wenda niba ucuruza shop ya computer mu mujyi. Kugira ngo tubone ino computer, mujya mwumva uburyo ibihugu birwana bimaranira amabuye, baba bashaka gukora production ya computer, ama telefone, zino modoka zire electrique, baba bagira ngo babone raw material. Baba bagira ngo ino system yabo ya production idakolapsinga, babone input, noneho bara processing, then babone output, kugira ngo ibihugu byabo cyangwa se n'abaturage babo bakomere.
niyo mpamvu uzabona hahoraho intambara z'urudaca. Noneho ino production rero, ino production niyo kiyonyine, nicyo kintu, nirwo rufunguzo rwafunguriye igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo uyu munsi kibe kigeze aho kigeze. Iyo production ari nziza rero bigenda gute rero? Tuvuge ufite production, abaturage bose barajya muri activity, no kuvuga ngo abaturage bose barata baba active kubera ko buri wese araba afite icyo ari gukora. Ariyo mpamvu tuvuge ko nk'Abashinwa ari benshi, ariko buri muturage wese ari active, no kuvuga ngo aba muri activity, aba muri production, bituma igihugu cyabo, iyo tuvuze kuri capital accumulation, igihugu cyabo kiza ku mwanya wa mbere. Noneho production, urumva ufite inganda nyinshi, ufite ibigo bitanga ama service byinshi, inganda nyinshi, ibintu byose birahari. Niba bihari, turata tuza hano muri education nayo irahita igira agaciro, kubera ko bino bihugu birashaka abantu bafite skills. Zino company, izi company ziri muri production zirashaka abantu bafite skills, za skills noneho zibafashe kujya kuri competition. Nukuvuga ngo impamvu tuvuge wenda nka dufite nka kaminuza yabayeho muri za 60, ariko uyu munsi iyo kaminuza iracyakenera ingengo y'imari y'igihugu. Nukuvuga ngo nubwo yigisha, ariko nta kintu ifite iproducinga gishobora kuyifinansa ubwayo. Nta research, ntaki. Research kugira ngo zigira agaciro zituruka here. Research zituruka muri production. Nukuvuga ngo research zituruka zigira agaciro kubera production. Nukuvuga ngo ushobora gukora ubushakashatsi, kubera ko ubwo bushakashatsi bwawe nta company yo kubukoresha, ukamera nk'uwakoze ubusa. Ariko iyo production ihari in full, production ya nyayo, real production, apana fake production, real production, nukuvuga from inputs, processing, output. Nukuvuga kuva kuri ka kantu kamwe ugatangira kuva kuri zero ukarinda urangiza wa musaruro wawe abantu bakawukoresha. Ibyo ngiyo niyo twita full production. Noneho abangaba kubera ko bari benshi, bakeneye ubwenge, bakeneye abantu bazi gukora ubushakashatsi kugira ngo bazane ibitekerezo bishyashya muri production yabo, kugira ngo babashe guhangana n'abandi ba competitors babo bo ku isoko, abandi bantu bahuje ibyo bakora. Noneho babasiga urugero wenda uko muri kura, uko wenda sinzi wenda niba waribonye, ntabwo nzi ngo uri murareba ino video uri mu kigero kingana iki, ariko telefone ziza, hari telefone zari zigezweho cyangwa se zari famous ahantu hose, zo bitaga Nokia. Uracyazibona? Ntabwo zikiboneka. Hari zitwaga za Motorola, hari zitwaga za Ericsson, hari nizo bitaga Blackberry. Izo telefone zose kubera iki zavuye ku isoko? Zavuye ku isoko kubera gutinda gukora upgrading, abantu bakagira gute, abantu bakabacika, bakagira kuri telefone zigezweho. Urugero, urumva izo telefone zabayeho, Abashinwa bataratangira guproducinga telefone nyinshi cyane, noneho bo bakagira ngo technology ni yabo bihariye. Ndakubwiza ukuri, iyo Umushinwa uyu munsi ataza kubaho, ndahamya neza ko abantu batunze telefone byibura abari nka kimwe cy'icumi ku ijana cy'abazifite, kubera ko telefone yari ihenze, kandi ikindi kuyibona nyine umva byari kuba bigoranye. Ariko Umushinwa yabashije gushyira telefone ihendutse ku isoko, kandi ifite meme image, cyangwa se ifite isura igaragara nk'iya za zindi tuvuga ngo zirahenze cyane. Ahangaha rero kubera production nkeya, ni ukuvuga ngo education nayo iraba wiki, kubera ko nta muntu uri guha abantu bize akazi, nta muntu uri guha aba professors akazi ngo bakore ubushakashatsi muri typique, yapana ubushakashatsi nyine kujya kubarura abaturage, ubushakashatsi bwo kuvuga ati wenda ino computer nayikorera iki kugira ngo wenda ibeho gatoya cyane, kandi noneho igira na speed iri hejuru. Ni iki nakora kugira ngo ino computer ninyashyiramo ibintu muri Excel ije ita iprocessinga ako kanya, nimara kubikora ngiye mbitagenda ndeba umusaruro wavuyemo amaripoti gutyo. No kuvuga ngo akantu ku kandi gute nakuba umuvuduko wayo inshuro
nyinshi kuruta umuvuduko yari ifite. Noneho rero ni ukuvuga ngo ino production n'ubundi iri muri private sector. Ni ukuvuga private sector ni stimulating education nayo igastimulating private sector, kubera ko impamvu iyi private sector ifite high competition, kuva ifite intense competition, kuva ngo ifite guhangana n'abandi bakora the same, baba bari imbere mu gihugu cyangwa se abari hanze y'igihugu, kubera ko ubu ngubu isi ifite ikintu ufite ugicuruza ahantu hose. Noneho iyi sector privé kubera ko itari ifite ikeneye guhangana ku isoko, irakenera ba bantu b'abahanga hano biza atari gutanga service zisanzwe, ahubwo kuzana ubwenge bagakora ubushakashatsi, bagahora bafite innovation, bagahora bafite utuntu dushyashya turabafasha kuguma ku isoko. Noneho rero iyi secteur privé cyangwa se ari nayo itanga production, ariko hano tuvuzanga kuri secteur privé ibirimo noneho na service, ni ukuvuga ngo ibirimo n'ibindi bintu byinshi cyane n'amabanki byose. Kandi amabanki kugira ngo abeho nuko haba hari amafaranga runaka ahari. Niyo mpamvu ubona uyu munsi ko production ari nkeya, niyo mpamvu ubona abantu bahora bazamura ama interest rate, kubera ko abantu bakoresha amafaranga. Abantu binjiza amafaranga baracyari bakeya, abantu basora imisoro baracyari bakeya. Noneho byibura akavuga niba production ari nkeya ukaba amafaranga menshi muri circulation, ni ukuvuga ngo turagira inflation, kuko abantu bari guhanganira utuntu dukeya. Noneho anga kuri famous rero niho nagira ngo tuvuge. Turi kuvuga ko abastari ahandi ku isi abakora akantu k'amafuti yaba fame cyangwa se yagira abantu bamukurikira agahita aba umukire kubera iki? Ariko bafata nusha kugira abantu 14 z'abanyarwanda zose zigukurikire, ushaka kutabona amafaranga nkuko byakagombye, ushaka kuguma uri mu nzi isanzwe, ushaka kuguma uri umuturage usanzwe, wenda ukazamukaho gatoya, ariko wagura imodoka ya 50 abantu bakavuza induru ngo waguze imodoka ihenze, nyamara ukurikirwa wenda na 14 wenda kuri social media zawe. Ubundi wakagombye guhita uboominga ukabaho mu buzima bwiza. Noneho ahangaha rero umufemasi aturuka hehe, cyangwa se agaciro kiwe kugira ngo abe umuntu ukomeye abona amafaranga, abantu bose bifuze kumera nkawe, ayo mafaranga umufemasi amafaranga ava muri advert itangwa nande. Ni ukuvuga ngo hano dufite production, dufite secteur privé. Secteur privé ikeneye kumenyekanisha produits zabo cyangwa se ibikorwa byabo. Ibikorwa byabo uyu nguyu afite abantu miliyoni wenda 40 zimukurikira. Byo gafite miliyoni 40 zimukurikira. Kubera za miliyoni 40 zimukurikira, uyu nguyu muri production iyi secteur privé irajya gushaka wa muntu kugira ngo afate bya bikorwa byiwe abimenyeshe za miliyoni 40. Za miliyoni 40 kugira ngo zibimenye nuko aranyura kuri wa wundi uri famous, kuri wa mustar, wo twita umustar. None se niba ari benshi bari gushaka kumenyekanisha bya bikorwa byabo, uyu mustari araguca amafaranga menshi cyane kugira ngo amenyekanishe bya bikorwa byawe. Kandi none ntabwo uraba uri wenyine. Wenda urugero nko babaje ngo ba Lionel Messi bakora iki? N'abakinnyi b'umupira. Ariko se gukina umupira, buriya tuvukiho gukina umupira byatuma ahembwa amafaranga nakuriye igitego kimwe 2 yatsinze, buriya tuvuge reka dukoreshe logique, igitego kimwe 2 yatsinze byakwinjiza amafaranga byibura ahembwa? Aho hantu niho ugomba kwibaza, ntago byayinjiza. Ariko kuba ari umustari, kuba abantu bose barara ijoro bagiye kumureba, kuba mu gihe tuvuge cy'umupira abantu barara bataryamye kugira ngo barebe umupira, icyo kintu niyo kigaruka hano kikaza muri advertisement. Noneho wa muntu baje kureba company irabigenza gute? Irajya kuvugana na ya company na ya ekipe ifite wa mukinnyi ukunzwe cyane ku isi, noneho bayihe ibifaranga byinshi kugira ngo ibamamarize. Ntabwo ari company imwe, ni company nyinshi. Noneho ahubwo bo bavugane tuvuge
tuzakorana imyaka 10, tugera amasezerano y'imyaka 10. Amasezerano y'imyaka 10 wabamariza ya kampani baraguha za biliyoni kugira ngo ibikorwa byabo bigende bizamuka. Noneho izo za biliyoni ya kampani yo izikura he? Nukuva izikura kuri pricing. Nukuva igiye kugurisha ikintu bongeraho na ya expense ituruka muri advert. Noneho umukonsumo wa nyuma cyangwa se umuntu uzagura cya kintu niwe uza akishyura ya femu yose na overall expenses. Ndumva wenda ahangaha bishobora kuba byumvikanyeho gake cyangwa se niba bitanumvikanye. Nawe banza umubwire waruzi ko amafaranga abastari bakorera cyangwa se batunga ava hehe. Warubizi neza ko aturuka kugira ngo igihugu kibe gifite production ihagije. Waruzi neza ko secteur privé igomba kuba iri strong. Waruzi neza ko education kugira ngo ibe strong ko secteur privé ibi hari iraragitifu nono igakenera education. Nukuvuga ngo angaha muri education niho tuvuga ngo ni nabareba supply. Nukuvuga ngo nibo wa producing abakozi abangaba. Ariko niyo producing abakozi tuvuge wenda sinzi wenda niba warize kaminuza niba utarayize cyangwa se niba hari izindi skills ufite mu bantu mwarangizanyije ushobora kumaza imyaka nk'itanu cyangwa se n'10 nta n'umuntu waguhamagara ngo nkurangire ikiraka. Ikibazo kiri hehe? Kiri hano muri secteur privé, muri private sector. Wenda muri Afrika abantu benshi tutadushaka akazi muri government. Ariko government ntabwo igira akazi. Impamvu leta itagira akazi nuko leta kugira ngo ibeho igomba kugira ya secteur privé. Kubera ko iyi secteur privé nitanga iki? Nitanga imisoro. Noneho imisoro akaba ari ikoreshwe n'iki? Ikoreshwa na leta mu bikorwa remezo mu zindi serivisi zitandukanye. Nukuva ariyo mpamvu